Yeah, what's up ladies and gentlemen, nkuko mubizi mwa muri kumwe nanjye Seth mu kiganiro 444 sana. Ya buri munsi watu bafitiye abatumirwa bagiye batandukanye, twarabwiye tubazanira abastari batandukanye batubwire ku buzima bwabo bwa kera. Narinje kuvuga behind the scene cyangwa se before life, yewe mu muzimo muramenya byinshi bakiri batoya, utuntu baciyemo, ukuntu babayeho. Piga sasa Fosana, what's up? Uyu munsi turi kumwe n'uwo bita Killaman Afande, nkunda kumwita ngo Pau ariko ni Pay niko yambwiye ko ariko bamwita. Killaman, welcome. Thank you sir. Amakuru se? Umeze neza? Ya meze neza. Ya iri sasa turi mu kiganiro Fosana ni ikiganiro ntumiramo abastari bakatubwira ubuzima bwa kera babayemo, utuntu dusekeje twababayeho bibuka bakiri bato, ese utuntu bigeze gukora bakiri abana cyangwa se twabababaje, bakatubwira no kujya mu rukundo bwa mbere umukobwa aterese se byari bimeze gute, yarankunze se, yaranyemeye se, yansubije gute. Ya utuntu nk'utwo noneho tukavuga no ku buzima busanzwe bw'uyu munsi ukomeze. Ya rero karibu cyane. Ya murakoze kunyakira. Twatangira nta kibazo. Ya none se nk'akantu kaba karakubaye Killaman ukiri mutoya, karifane cyangwa utuntu wakoraga tusekeje ntabwo ukavuga wibuka ukavuga ati kweri nari fake byataye ni ntutuhe kweri? Ya ndabyibuka ni kera twayaga muri quartier system twarashizeho kujya turya no musi wenda kwa 7 saa 6 twavi waje tukajya kurya kwa Sam tugenda tuzenguruka gutya gusharinga byaje kera wishare. Ko bagiye twatetse nk'imvanye mu rugo kandi nazikunda wenda nka profita kwa noza batetse umuceri kandi wakunda izo baje profita nko mu rugo batetse inkoko. Ya vraiment kandi nabyo mu buzima busanzwe niko bimeze. None ngenda byibuka natashye mu rugo nsanga batetse igitoki cy'agatogo. Noneho numva twazengurutse ahantu hose bagiye bateka ibivanye bibishye koko nsanga mu rugo batetse uburyo twiza navuga abajinga nari ibiryo byabo bibishye bagiye kuza kuri ibiryo byacu biryoshye no mitamenamo ibiyiko bibiri by'isukari live Fosana wabicuye bataza ko biryo rugubyo bageze bajya bakora bote imisukari byagenze bitwashize imisukari ya nagiye gusukicaye shayi raswategwamo none ndangije ndabirya none baza kuvumbura ko washize misukari. Mitarumva ndasebye niko kantu nigeze gukora. Nane se washize misukari wahaze cyangwa ese wikubita mu cyumba? Nakubise mu barazaga bakomanga ku gipangu navuga ati bajinga baraje. Tashira misukari rero. None no kuvuga ko iwabo wari wariye ibiryo bibi nibo byibuka wari wariye ibiki? Vuba undi iyi system itangire ari umutipe inshuti yanjye yitwaga Chris. Wabo bazanye umukozi none akajya yanga kurya ibiryo akanamutuka byatari ngateka nabi. None mama we umwana agenda arananuka. Mama arambira ati kumva ninjye wabo guhagarara abapeti bose muri quartier arambira. Ari Sharife wa quartier. Arambira ati si mugenzi wawe ko atakirya bimeze gute wazamugira inama akajya arya. Arimo arananuka arimo aradusebye. Navuga ati mama rero bindekere ndaza kubyigaho. None system yamite nyishiraho navuze reka nshaka kuntu tujye kurya kwa runaka none tujye iwabo nibi biryo byaba bibishye kuko umukozi atekaga nabi ariko uriya muntu ugira ateke nabi niwo mucakime uriya umukozi akanakubwira kuntu byagenze twarakase tugiye kurya iwabo no ibiryo byari bibishye kuko ndanyamvuga ati bijye mumva kuntu biryoshye nayo yabye bagenzi banjye kandi bibishye uko nzi ko n'ubundi nubwo turi kurya ibiryo bibishye turazi wacu turya ibiryoshye no kwano gaturya ibiryoshye ariko ibyo ngije katubigire ko biryoshye umukozi katumye watitse neza uzi guteka watwongeje umukozi abona ko ibiryo byiwe twabikunze noneho umuntu awira umuceki mumubwira ngo ibiryo batetse birabishye biruta no kwambira ngo biraryoshye ubwo we agakora ejo ashangira kugira ngo arusheho kuko umukozi kigiye yatanye none siko numva abo bana babarushaga imyaka myinshi bakoresha strategy wari muzee wa quartier ko wankurikiraga namushaga imyaka 3 bamurusha imyaka 3. Uri mukuru hari nka ryari ubwo? Muri 2002. Killaman nibyo? 2004 2005. Ntabwo ari 92. Ya muri kubera Killaman Pay cyangwa Pay. Ni umukinnyi wa muvu ukomeye cyane ajya akina muvu ari umusirikare Soldier Boy kagira ngo pya muramubona kabisa ukuntu akina neza. Dore za gisirikare tunasuza abasirikare bose aho baherereye salute kabisa n'abapolisi nanjye nyine iyo bita umupolisi. Sasa Killaman hari utuntu umuntu yakoraga umubyeyi wiwe turi fane umubyeyi ukavuga ati shaka kantu wige nagakore umubyeyi cyangwa papa kari fake iyo nkibutse wenda nari kwivura nkagakora gutya ni nkakaye wigeze gukorera ababyeyi wawe mu rugo bigeze kugura nido noneho nkaya ninjira
nakubitamo ikiko nkarya nkahita nsohoka niruka nkajya kubaka nakunda kubaka inzu zo mu biti nyine nkubaka inzu noneho ikajya ishira byihuse nyine mushiki wanjye akaza amata agatuka umukozi nyine noneho rimwe mushiki wanjye arinjira amata yaguye hasi ku gitambaro agira gutya aragira noneho ageze gutya rigase amufata hano ku muntu nijimba nabibonye ngo he singuye umuntu nubwo nzi ko n'undi batamukubita ari mutoya mitaburi bari bameze iminsi bashaka kunyeka singuye umuntu baramukubize kandi nzi ko batamukubita mbese waje kumusaba imbabazi wase ziki ahubwo naje gufatwa ninjiye mu nzu mama abyengagiye kwa muganga kumbi yibagiwe sinzi niba yarajya amafaranga agarutse kuza kuyafata azasanga ikiko kimeze gutya ni nka gufatira imbeba mu kamashu mbega uzi kukubaza none maze kujundika ibya mbere umva ni dogubire ewe yarafashwe nyine mu rurimi niki kanyambaza yani uri mu biki uri mu biki siwe mbaza nsubiza wamusubiza gute kandi ari muri mu kanwa fo sana wala arankubise bizango nariye mu buzima najya nibagira kila man buriya abantu bakubonye nyine babona abenshi bakuzi mu movie utavuga baba bavuga se izo story Kiramani zamubayeho koko cyangwa ari gutwika filime serega filime mbandu mu acteur irore yose bamamba ngomba kwijura neza nimba umaye kuba umusazi ndaba umusazi nkuko bishaka nimba umaye kuba umupapa ndaba umupapa nkuko bishaka nimba ari umusirikare nje muri iyo sura nkuko wabinsabye kaba rakazi nyine turakomeje na force sana turacyari kumwe na Kiramani mugomba mumusanga ku macana atandukanye umusanga kuri Zubajya kinaho akina kwa Clapton Kibonke kwa Gafaranga Patino kwa Nyakso bose n'abakomediye bakomeye mu gihugu nta macana agenda akinaho muzajya mumubona buri munsi kabisa struggling muri game ya industry ya comedy turakomeje Kiramani sasa hari agastori umuntu aba yibuka kera akavuga akagastori kanjye ntangira gutereta kari kameze gutya agakobwa narakabonye umunsi umwe muri quartier numva ari ntuzambere ibaho iyo bita heartbeat cyangwa se umucrush wawe wa mbere ubaho kumva mutereta ese umukobwa wa mbere agakobwa kambere kabaga crush kawe wagatangiye ute se byarangiye yemeye cyangwa yaranze nyine ako gastori katubwireho ashanje byabigoye ngo nzatereta umukobwa anyangire ko ari ngiye ndi kugutereta bigeraho ngaho nshiramo n'amaraga mutima nyine ukarira urumva no kumutera imwari igihe atanagukunda ntacyo ariko abazankunda reka ntabwo umukobwa wese uterese bitangira gukunda nyine baguhaye amahirwe noneho ukigaragaza utazanibesha ngo umukobwa wamuterese ngo mugahise akubye ngo yego dukundane ngo ngo yagukunze oya woga abahisemo kugira ngo guha amahirwe hanyuma aya mahirwe n'uyitwaramo neza abone kugukunda byanyabyo ya rero njewe ndiyo ndi kugutereta rero hazamo n'ikintu cy'ikiniga ijwi ndabanza nkarihina nkarigira ryeye ijwi ndabanza nkarigira ikibaze ugira ijwi baze cyangwa uko uragutse ndi kuvuganaga ariko mvuga uvuga nka gute siti nyine sinzi uko nakubwira ariko nyine nakubonye sinumva se uvuga nk'umupfumu none bapfumu se nuzi ko imiti yabikora nakubumbuye arawagiye mene none se nyine dukomeze tubwire kuri iyo story yawe utangira kakwa kambere waterese nyine wenda niba waranakoresheje nayo majwi y'ikiniga uvuga ngo baby ngo ni Kiramani cyangwa sinzi ubibwireho gatoya umukobwa bwa mbere naterese kari kera se kigeniga gardienne reka numva nabo nabyibuka uzi ko umukobwa wa mbere nakundanaga na byari gardienne ni gardienne ya gatatu utega muri bari mu bibeba mu bikwavu bakitaga nde wakinjire gute hari ukuntu wandikiraga iretire akana kayisiga cyangwa se ukajya ugacunga twandikaga kuri amaletire tugashushanyaho uturabyo cyangwa se utunyoni wangize ukahereza nk'umukozi cyangwa se umwana akayijyana noneho ugasigara wisetsa ariko ufite ubwoba aransubiza ngo cyarasubiza ngo noneho yamaze nk'ukwezi ataransubiza nyirwa mucaho nkamwisurishwa uravuga byaranze ukajyonera nayibonye iretire warimuhaye neza sinarayimuhaye nose kaba atansubiza ariko nyine twahura ukabona afite isoni kuvuga ngo ureba uzashobora guteresa umukobwa blague mwagenanaga mu buzima busanzwe ntago ari zo mukomeza kugirana respect sinzi mara byita respect nyine atangira kugirira isoni igitinyiro mutereta bwa mbere wabonaga za blague mukatiraga blague tugatukana wagashyano ugiye ibintu ngibyo ngibyo nase ko numva uvuga nkaho mwari bakuru kandi mwari mu bibebo mwabutukanaga ishyano mungana gutyo cyangwa wize uri mukuru
aya ako kantu tugatinda uri kumbwira nakubwiye ngo ngo reka tumusimbuke kuko byo muri Gardien sinabyibuka none ngende kukubwira undi nibuka none naterese tubwire wambaje ngo naterese bwa mbere muri Gardien reka muri Gardien wapi tuhere wenda nko muri primaire mu wa gatandatu muri secondaire nkongeze ko no mu wa mbere naterese mu wa kabiri nabaga dukunda ariko bya bindi nyine babitirira ati none murakundana mutarana byera ko mukundana wowe gashiduka muzi ko mukundana mutarana terese none ndavuga uwo naterese bya nyabyo noneho original nakubona nyine dufitanye isoni noneho adaca ahantu kwaga twice tujye gukina wenda nk'amabiye cyangwa se ibibari ko cyangwa tubikina ukabona nyine indirimbo zaziza zira ngo gatatu gatandatu karindwi umunani we ntabwo uzizi nize ejo natwe tumukunda aya ni amateka abakuru barayizi urubyiruko kwaga dufite ikizeru noneho wowe ugahitamo umuntu ukunda njyewe ahubwo hariyo nzi ngo ariyo twaririmbaga ngo njyewe ku giti cyanjye we ndababwira uwo nkunda we tubwire ukunda yapfa tukajyana nagira tukabana noneho umukobwa yakuvuga ukumva kweri noneho icyo gihe yari umukobwa wiyemeraga byatari numva nyine bamuhitishijemo arazenguruka mu bantu bose bari aho ngaho mbona ahisemo ngewe ndavuga ati byaciyemo banshubije rero igisubizo nakiboneye muri iyo ndirimbo nyine kwakiye ikizeru abasubirije aho ngaho ariko ndakubise ukwezi kose nyine narasubiza nihebye umutima urishimye none se uwo munsi ubona igisubizo wanize rya jwi ryawe cyangwa wari nize umunsi nyine ubwo dusoni urukundo ni ikigoryi shaka urukundo rukugira imbwa uri umuntu w'umugabo utangiye ngo ngire utuntu dusoni nisetse ubusa mu rugo nkanyamaga kandi mu bantu bahaga bitinze mu rugo ndimo ndakuzi twarabanze rero najyaga maga ubusa mu bagishimo numva ntabwo bibaho n'ubwo buzima ni fosana muri kumwe na Killaman ari kutubwira stories ziwe mutamuzi ziri fane cyane zisekeje Killaman turakomeje ese Killaman ari nka story umuntu aba yibuka kera kamubabaje ariko gasanzwe ketari ukuvuga ngo ibintu bya famille biri big akantu nyine ko mu buzima busanzwe kigeze kubabazaho ni ryari karakahe gasanzwe tutagiye mu bya famille n'ibiki twigeze kujya koga ku boro yitwa Wanyina abana bose b'Inyamirambo barahaza ahantu n'abakakiro kwanza barahaza no tugiye kwidumbaguzayo tuvayo rero duca ahantu kuri hotel Kiyovu mu gikari ruguru ntabwo katubizi kari igikari cyaho tubona harimo igiti cy'amapera turinjira tujya guca amapera bisanzwe nkuko abantu bajya kwiba nyine amapera nyine nta bindi bintu kumba aho hantu abantu barazaga bakiba inkoko zaho uri kubyumva urumva n'abantu birirwa babiba inkoko bakozi baravuze tuzafataramo hano kamubayeho twasimbukiyemo se ariko tugerwaho umwako akari twe bafata katuje ntago bamuje guca amapera inkoko zacu barazimaze n'inkwi twarakubiswe badukubise barakubita ukinya rero umuntu yemera muri quartier undi no quartier nabaga narahuye abana bose nta mwana uvuga mbakubita ariko ninye mu rwanda babonye kutinya inkoni urumva abana bose nababoraga ariko urumva nimba ako namafuti ninye nagiraga mu rugo ngo bankubite mu rugo najyaga nkubitwa nyine bavuze ari mpamvu bana nkubise inkoni zikamabya cyane urumva nimba mabura abana bose bakankubita bigajyana naho n'inyarira abana bose uciye ariko wasanga wenda barabonye ariko bari bameze nk'umujura oya ntago ari ibyo baradukubise twese noneho se byagezemo hagati mbona nubwo bashaka kutubabarira umuntu gukubita ugasaba imbabazi kubona nta n'imbabazi ashaka kuguha birangira no mise nigira umuryo ndahaguruka ubwo ntabwo ndivuga ibitutsi natukanya aho ngaho ariko nigize umuryo ati ngira umuryo utanerwa n'ibuye nkwereka ndarakara ngo mwigize abaryogo ngo reka sawa shanga mugende ikintu cyambabaje mu buzima ni ukuntu nakubiswe inkoni mwibuka kwigira umuryogo nyuma bakandeka n'inkoni nagiye zose icyo sinjya nyibagirwa yeza kwigira umuryogo hakiri kare mba nakubiswe bigeze aha ngaho koko nigize uhatana wongera unkoronera ibuye ndamukanga agira ubwoba aranagenda ariko inkoni twaziriye aha ngaha zishushanyije zari nka zinga ubwo ariko uzahana ukubitwa nyine ukamara nk'icyumweru utaryamisha cyangwa uticara kurya nariraga kuri saramanje meze gutya gusa najya nicara ni fosana muri kumwe na Killaman wakubiswe inkoni nyinshi na 500 mwe inkoni nyinshi mwe imigeri n'indirimbo ya Riderman uwo munsi yaribye inkoko nako bari bagiye kwiba amapera byose ni ukwiba kandi bya bihanwa kimwe ndashimira umuntu wamukubise inkoni niba unareba Imana igumugisha so Killaman turakomeje turacyari kuganira ari kunyeza ariko si sawa ni ukuvuga
dukomeze nijya mu y'amakuru nyuma y'ikiganiro uraza kubisobanurira neza. Aya ni wanganga umwanzi utese. So turakomeje na Kiramani we tukiri kumwe. Kiramani urakomeza rero ayo masitore yose ubwo busitore bukubaho ukiri umwana. Ese ikintu waba warigeze kubona ukiri umwana kumva kataka kantu karanshimishe kabisa naka fresh flavor gasanzwe nakaye nyiri umwana akantu cyawe wakoze kakagushimisha ukumva uri proud yawe? nyiri umwana nukuntu ngeze gucuruza mutoya ngatunga amafaranga yanjye noneho ndabyuka bwa mbere nigurira inkweto nyine nicyo kintu kigiye kunshimisha mu buzima. narakoze nigurira urukweto ntabwo iki nta nkweto nagiraga nyine njyana ku ishuri rero njye narakoze ndazigurira nicyo kintu cyanshimishije. muri kumwe na Kiramani papa. So Kiramani turacyari kuganira uza kwinjira mu mwuga wa sinema. Sinema ubu ngubu ese uri umu acteur muri rusange uri umu acteur. Ese Kiramani role waba warigise gukina karore kumva kakarore nakubwa kabeza numva nagakina ariko reka mpfe kugakina kumva nyine rore uyu umuntu agitangira revo bugitangira ukumva hari amarore utakina bazakubona nk'akabwa bazakubona gute ni nk'akahe nyine ubwo rore mumva nakina ntiwayinyinisha n'ubundi rore wumva utakina ni nk'iyi ni nk'imurse n'iyihe ubwo rore nakina utakina ni nk'iyi njye ni umwakiteri gasete ni umwakiteri njye ni umwakiteri rore yose nakubwiye rore yose wama wanyiyambaje bagomba kuyikina ndetse sitarimo amafaranga. Ubu wakina wiyahura bya nyabyo ibyo ntabwo ari rore n'indi vitu ugiye. Oya hari filime bakina za nyazo urabizi filime za filime zarakongoje zigabanya filime. Mwese Kiramani kuri uyu munsi wa none ufite imyaka si myiza ariko ni myinshi. Ntabwo ari myinshi ni imyaka 28. Nari nakora muri 20 nabwo niyo navuga myinshi none tugeze muri 20 ntabwo ari myinshi. Kiramani muzee wa kazi ni wewe nyine bita ba muzee wa kazi bijyanye n'imyaka. So Kiramani kuri umunsi ikintu wicara ukumva kiragushimishije ukavuga ati kabisa kakantu karanshimisha nakaye iyo wicaye mu ntebe wawe ufite ya telecommande uri nko kugira gute iyo mbajije madamu n'umwana ati mwaramutse muto bakamenya baramutse neza baramutse neza mba numva nyine umunsi wawe ugiye kugenda neza. Kongs bro ari ufite madamu n'umwana birakwiriye kugira iyo myaka. None se Kiramani umuntu agwaye nka miliyoni 100 akavuga ati Kiramani fata miliyoni 100 ureke umwuga wa sinema ninongera kukubonamo n'umunsi n'umwe bizaba nka Squid Game uzahitupfa wabyemera? Amaye miliyoni 50 se ijana kuzimira kikari nyinshi ukabureka. Nase sinema ni iyihe mpamvu ikora? Sinema nyine nyikora kuko nyikunda. Ntabwo uyikunda? Ndayikunda. Uyikunda ntabwo wasubiza gutyo. Oya. Uyikora kubera ko ikeneyemo amafaranga. Amafaranga rero nayabonye nyeneye. Ahubwo wowe impamvu kubitekereza nuko wumva ko sinema ariyo makiriro yawe. Je sinema siyo makiriro yanjye rero. Mfite ubwonko bugomba kubyaza umusaruro ibintu byose mfite. None niba sinema atari yo makiriro yawe ahubwo wakansubije uti ati nge nawe nayafata. Njye kanwereka njyewe ndi umuntu uzi ko nigeze ufata ibiceri 60 nkabibyazamo ibihumbi 50 mu 2009. Oya hari muri 82. Oya mu 2009. Rero kunyumvisha ngo maye amafaranga man seti njyewe uko ushaka kumeza n'igihumbi nyuma y'ukwezi ukaza mwereka 30. Waretse nka kigwase. Oya muri kano kanya si igihumbi cyamara iki maze maze kugeraho ntago nyene icyo gihumbi uri kubyumva nyene 1000 ariko wamaye amafaranga miliyoni 100 uzi imishinga mfitemo uzi ibibanza natabanza kubakamo kugura hari uzi amazu nabanza kuzamura hari ntagera muri business nyinshi. Iyo filime ya Shaka Karore iyi filime rega ni YouTube dukinira ejo ishobora gufunga tukabwahagirana uri kubyumva ejo umuntu abara izina ufite kano kanya ukeka ko ari ryo ufite mu 2050 uzaba waravuye pause 2050 n'urugero cyangwa 2030 cyangwa nyuma y'imyaka 3 use n'abastari waje usanga bagiye hasi wese ujya kuri top none Suzana abastari bari kuri hit ariko muri kano kanya ushobora kubona urusha n'izina kuki suri kuri barusha kandi nabo bari kuri hit nabo twasanze bagiye hari aho bafite n'andi mazina bataranaza strategy nizo zitandukana. None se vuba rero icyo uri gushaka muri bino bintu na amafaranga rero iyo wabonye ushaka ubundi none se ubundi yamaze kubona amafaranga muri bino bintu uri gukora uhita utuyamaruka ukumva birarangiye ejo uzabona ndi gukura umustar cyangwa ugira ikintu yabyazamo umusaruro byaza umusaruro. None se nyine rero amafaranga wayamaye nayabonye kandi amafaranga umbwiye arahagije cyese umbwiye ngo nkuhaye miliyoni 5 izo ntacyo zamara ko n'undi mu kwezi nshobora kuzikorera kubyumva.
ntacyo zamarira ariko mumbaye amafaranga mvuga ni amafaranga none kuyakorera muri filime bizafata imyaka 30 imyaka 30 rero njya kwifata njya kuvunika reka nyafate icyo nyabyaza mu musaruro umva ko bitandukanye rero uvuze neza nk'uwayabonye gutya ukuntu bisobanuye Jedi mukuru se wagira ngo urafite anga bwinshi bwagiye buba muri business imyaka yanjye guhera ku myaka 11 natangiye incuruza ubwo numva ko nzi icyo amafaranga avuze wacuruzaga njye nahereye incuruza ibisheke mva ku bisheke njya ku ikarito njya ku binyobwa njya ku ma flash disk akiza CD zikiza nazicuruje flash memory card ikiza igura 5,000 iyi ngiyi jig imwe none ubu ngubu 5,000 urabona jiga 30 zinga none se nyine njye nzi icyo bita amafaranga na business niyo mpamvu amafaranga wa miliyoni mpita numva icyo nayabyaza mu musaruro muri kumwe na Kilaman atubwiye byinshi atwigishe business atwigishe na saving urubyiruko ruri hano hanze mubona cash mugahita muzimara mukaziryamo pari ugomba kubika mugakora ama business pari ngeze ukuntu meze se yemvuga njya nkunda kubivuga mbira abagenzi banjye imbaraga mfite muri kano kandi umusore ngomba kuzibyaza umusaruro niyo mpamvu mbona nakora cyane uburyo ntabwo nshaka kuza wa mupapa ushaka ufite imyaka 50 ngo nibwo ngiye kujya guhigira abana ibirayi oya ndashaka ubusore bwanjye byaza umusaruro ku buryo nzafite imyaka 50 ahubwo nicaye ndya imbaraga nakoreye mu busore bwanjye niyo mpamvu utazamona wenda mfite ibintu by'urubyiruko njyamo ibigikigare ngo nasohotse ngo nagiye hanga yes ndabibona ngo nako bagenzi basohotse baryoje bagiye Gisenyi bagiye muri boîte runaka banywa izo nzoga barizo nkoko ariko nayo ndabikeneye ariko ndabaza ngari ibintu imbere yanjye ni iyihe kwanza mbere na mbere ese biri byo nyene nkeneye kubaka umuryango kandi nkazaba wa muryango akina njya nkunda kuvuga nimba nitwa n'inshuti ya Nick ndashaka unkomokaho wese witwa n'inshuti nkubakira hazaza kandi njye ugomba kuwubaka wenda Imana aragize amariyo ngo basogukuru banje abana bameze neza mwana avuka agasanga ibintu bizubwo bwose bwarabuteguye watazi guhangayika icyari nima njye naravutse rero nkahangaye ko basogukuru banje bataneguriye nanjye siko nshaka kubimbera njye ndashaka bazankomoka rero mbateguriye woni Kilaman papa cyangwa se mitsutsu mitsutsu ko nakuriye ko mitsutsu dukorana utamva ndi mitsutsu ni project zawe ariko zose ndazireba nyine niba turi kumwe kuri uyu munsi atubwiye byinshi atubwiye inama atubwiye ubuzima bwe bwa kera sasa Kilaman tujya ku musozo w'iki kiganiro Kilaman abantu bamubona nk'umusirikare kuri uyu munsi haramutse bakubwiye ujye mu gisirikare kabisa wakigana niko yakubwiye bino bintu mbikora mbikunze bikunze ibaze impamvu nahisemo kuza ndi mu isura ya gisirikare gisirikare bagira discipline kandi nanjye ndi umuntu ukunda kuramura discipline niyo mpamvu nkunda no gukina ndi umusirikare kuko ni discipline turanga rero ntabwo wambwira ngo njye ko umusirikare kandi ari nkunda discipline yabo nanagikunda ngo mbyange ni sana rero kuri uyu munsi niko tuyisoje twa turi kumwe na Kilaman gira akantu ubwira abafana bawe bagukurikira hano hanze dusoza ikiganiro tu abafana banje ndabashimiye cyane ko bakomeje kunsapotinga nanabashishikariza kureba filime yanjye twa nyiri ibyo ndi guca kuri zacu ndetse na Kilaman iri guca kuri Kigali Nation numva ari ibyo nababwira peace and love for sana Kilaman afande bad man money attractor you like money sibyo aruyanga thank you turi kumubutaha ni for sana